umva icyo gukora rero. Uribuka ka kazi ujya unyuraho iyo uvuye gusenga kumva umutima uragusimbutse. Rero kamaze imyaka 666 gatuyemo na Nyabingi. Iyo Nyabingi irakomeye kandi ikora ibitangaza. Wagezeyo ku mugabo wawe wamusubirana uwo munsi. Yego ndajyayo. Kinyana komera ukanyoka ari gutegura ibyo guteka hariya niho yatekeye. None uragira ngo bundi waje uvuga neza uzi ko nkanze. Ariko akanakumira akuzi ko wagira ngo uburozi nyoka ririye ku gasozi nawe yarakuzaniye haraguha. Nje mbona ibyo bitanoroshye. Ariko ubundi ko numva uri kunshingaho bite. Ngo ndabona uje kunshingaho nanjye suje kunera ubwoba ngo ndere icyuma. Mba ngubwire dada njyewe ntabwo ngutinya. Wifatiranye mama wanje utazi no kwirukanka ufite amabona agera hariya. Urumva njye ntabwo babwawe mfite habe na buke. Urumva kuko ntabwo nkangwa n'imirindi y'imbebo. Se kinye wagiye tuza mukobwa wanjye. Njye nawe mukobwa we kuva ryari? Ese ubundi ko papa atakiri hano uramara iki hano? Ni ukuri kw'Imana naretse. Ni ukuri kw'Imana naretse. Nemeye n'umutima wanjye wose. Nemeye n'umutima wanjye wose. Ubwo guhemukirwa n'isumba byose. Kubwo guhemukirwa n'isumba byose. Ngo ngiye gutanga umwana wanjye Kinyana. Ko ngiye gutanga umwana wanjye Kinyana. Ndarose cyangwa amakarine kiriya cyuma afite se agiye kwica umwana we. Yewe ntabwo nongera kunama. Cyangwa nigera agiye gutera yikanga giteye umwana we. Ibintu mbonye we Imana imbabarire siko mbonye kuko mbonye mama yamba. Yewe
umugore ntiyatewe n'abahe bazimu we Mana se nyamumva isenga yamutegetse kwica umwana we ni njyewe yashakaga njye buriya n'umugabo wamusajije shakorodini sinzahawe ntabwo kuva mbonye wese kurishya ngomba kuba maso mbega imboro gusa uyu mugore mwana we ukubitwa n'inkuba yasaze tu nanjye wanzanye ndi umuturage noneho uzansubiza y'umumbere avuga nzengera vuba nahanyuze niyo nzakaneza kabwe nigashaka agapfe ko kapfira mu gahinda n'agahiri kako njya kwikoropera kw'ikondo ariko nyakoresheje amaraso ye Anakwica? Ngo? Ariko rero kono n'abantu batera kwica ese ko mbona waje kwikunegeza ngo nk'abakamirinze umutekano ku bipangu by'abasuguti ubwo uri mubi baranyica barapfafishwa ngo n'ibyo azenza amabinga nka nyirahuku yabuze imbeba baranyica niko sema ko mbona wicaye wikunenze nk'umuntu utagira ababyeyi nawe se wakicara ukigunga baranyica napfa kuko napfa kuko se ndi nyoko kuko napfa ese reka mubaza ko nabonaga ejo bundi nyoko yaraguhambye ureba gutera icyuma agira ate noneho wabaye umusazi burundu shinuruka nzanikorotera kokoza mu kuzimu cyangwa ku gasura kurwa n'umuruho kaka ubu narahambutse kwandika kuba nagera iwanyu ujya ugenda ubibwire kandi ukayibore kababavuye aho ngaho cyangwa ite ngusi cyonyine akaburo kabi gasongoseye nk'umusumari wabuze ubutaka bawinjiza nushaka kunyitaba neza ujye unyita nyoko cyangwa unyite mukaso nanjye kanganza w'umugore wa kabiri kaka uragakokoza mu kuzimu ndabamuzanye ukoropere shimukaho ngandi ukoropere nyoko yarabataye iso yarabataye ntagarage none igihe ukurikiye na nyoko arava hano ahubwo mugira inama ukunda konje wasa gusa nk'umwana utarabuze isi wowe wavukiye akakana kanjye usanga nyoko amaze gusenga aho nzira uri umugome yanduje kugura umwana mubi kuko wanditse ubundi kunyiyenzaho urasubiraho nakorotse narakubwiye ngo ahangaha nahaje ndi umukozi simwama agaciro ngera aho ngaho mba umugore ese icyo wari ukizi none ejo yari yagiye kukwica urakarira amaraso n'amashyira n'amagara aha njye ntabwo ari iwanjye wanyuze wawe kuri umukozi wawe kuko urundi n'ubundi uri umugome rero uri umugome kutabwiye nyoko se witorerwa kutabwiye nyoko wirirwaga ajya mu masengesho nimba ntari umugome ko yanzanye nk'umukozi iyo ubwiranye kakareka mu byo yigendaga yirirwa yizengurutsa mu nsengero ngo nizamarokore akananirwa kwita ku mugabo akagera aho ava mu rugo yarangiza namwe ntabiteho ntabwo ari njye wabareze ntimwanjyaga ibyo mbagaburiye
Nuraza shit Vanga cyamite nakwasi urakabira ku mugozi nanje khabira nashaka nawe cyangwa atabuza bazabura ibindi umwanya kaneshije ntabwo ndangije kwikoropera Coco sora fatira kirete ngo nakubura hanga cyangwa hakoro ubwoba wagiye ugahamagara nyoko akabarama muri kumwe ko yari yihekuye reba icyo gipusi kiri ku mupira wawe mureba kimwe maze gikanuye nka nyoko n'ikijya gihunje aho bavaho nkaho kakaba turi kumwe ko mfite ubwoba ubundi se nyoko mwigizemo muri kumwe ryari nakubwiye ngo kinyana mva imbere mu ikoropera iyo mita tutashu kamva iruhande bamuzira agenda mu ikoropera sinjye nawe ubwo bushinga utangiye kamva iruhande cyangwa nkujwi nyoko yarakwishishaho n'inyoko nanjye nakuniga mpaka umwuka ubushizemo urakabira ku giti ikintu cyabiri ukagira ngo niya nka y'iwacu kera yanaguraga ubwatsi fata n'imizingito yawe inkweto bakubwa n'umurwamo nk'uwo nahuye nawe nyigera iwanyu ubu ngomba kujya nteka ifiriti nkayirya nkayisana umva uzajya ukomba isafuriya n'ibijumba maze icyumweru nyoko buretse akomeza ati umutwe noneho yabaye nk'umusazi komana nanjye uriya mwana ndakabije pe ndahemutse disi kagize ubwoba kari kicaye kareba nk'ikijangwe yewe mana we ako se ngewe ukuntu bamaze iminsi bangira buriya natinyuka nkamugirira impuhwe umugore yarasaze yataye umutwe cyo kuri cyambwira nimba kijya gusenga yicara anyura ahankaragisha hariya amabuno ye wagira ngo barayahaga undi buriya aba yariye ibiki ariko nta bwoba mfite nta nubwo nagira ikibazo nkuramwa ndamurenganyije iki ni ikinyereka yuko umugambi nacuze ngiye kuwugeraho ahubwo ikintu ngomba gukora ni kimwe ubu mugabo yaragiye umugore ntazi ngo umugabo ari he nta nubwo azi yuko yansigiye amafaranga gusa ririya jambo yambwiye yasize ambwiye ngo nzimenye ngomba kurikurikiza kandi ntagire n'umuntu umenya divu ndimo ariko kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kuva uriya mwana arimo arantakira reka ngende mwigireho umuntu mwiza kuko nindamuka amufatishije kinyana ni kabi papa yarigendeye none nsigaye njyenyine na mama yagiye gusengana nubwo ajya ataha ubu ngubu kandi ni ukubera asenga cyane aragenda akibera mu rusengero akanga no kuza gutwita none na korodina yanyatse na gaju yarigendeye ku ishuri ubuzungu ngenda asigarana nande kandi ubu mami yawe bari kubibona ko ndi kurira ariko aya mama asigaye ari umugome yari afite n'icyuma ejo bundi agiye kuntera wanjye nsigaye mwanga na korodina n'umwana mubi ndamwanga na gaju yarigendeye aransiga naramwanze na nyina nzamugeraho neza ubundi nawe ndangiza mpite mbwira bosi amudeshereza inzu musange kandi ambwiye ko agiye gushaka amafaranga ariko nta nubwo naruvamo ahubwo ikintu ngomba gukora uyu mugore azaruvamo ahubwo aba ari wajya gukodeshereza kangende kariya kana ngashuke mwigireho keza ariko nanjye ngomba gucana umva nkaba amaso kuriya mugore Imana yakoreye nubwo wenda byaje kumugaruka nyuma nshobora kuzamwibuka ariko ntabwo azankanga nibibaho kinyana sheri uri hate na papa wanjye bose narabanze barananyaga baranansiga ngasigara njyenyine ku rudina nkubita kinya shahurira Felisa wicare ntuzanire igikoma sheri ngapfuye ibyatsi sibyo ngaho ntabwo nongera ngo mbabara nuko yamubwiye nabi basi tuwe ndetse no kunkubita
oya nabingira mu igikoma muze nagakoma shenda gukunda nyuma ari Sharinda uri kumbeshya wanambwiye ngo nsange igipusi kiri ku mupira wanjye nawe uri umugome ndakwanga Sinya erega ntabwo mwanga pe nzi gutyo wangube gutyo wangube banza no kujya kumuturaganira erega nta mutima mbumva mufitiye uramba nibutse ukuntu nanjye nababaye nkabura umuntu nganyira munterera hejuru nanjye mwumva kamere yaje ariko nukuri nanjye ndumva mbabajwe n'ibintu bikorera basi maze twibera inshuti sino ko usigaye nk'umuntu wicariye umujyi wagiye unywa gake gake byagenze urashonje mbese nyoko nta kintu aba yaguhaye ko mbona ibintu byose bihari nanjye bisomye ko wari upfuye ikinyana rero ukamubwira ese ko ari njye twirirwana ubundi ubunyeko bumwizeye n'iki wagiye wubaha njyewe si njyewe ukwitaho yukuma muri kumwe ryawe sheri reka ngendera abana neza sibyo ubundi kinyareka tuganire hari ikibazo undi buriya kuko mubona mufite ababyeyi uriya mubona mufite ababyeyi koko buriya rero kinyana reka mubwire umubyeyi mwiza ni umuntu muba muri kumwe muganira akakwitaho mukajya akakugira inama nyine umenya ukuntu uko bukeye n'uko bwije waramutse nuko aba yagiye gusenga aba yagize ate none se mama wanjye si umuntu w'Imana umuntu w'Imana ko ntabwo akwita aka kanya n'igihe waba ari umubyeyi wawe kuko njye mu nshingano yazanye mu nshingano z'uko nzajya nkwitaho mwita kuri so mwese ubu kuki so yabataye wose kumwitira kerete n'ibidobo biri gukora ntabwo bizongera ahubwo ikintu ugiye kukubwira ngo tugomba gukora reka nyoko ujye umwihurira ahubwo wubahe njyewe ibintu byose nkubwira ubikora kirinywera igikoma ko wari upfuye usigaye ubaho nk'umwana w'imfubyi kurikira ntukiranguze ndaguha ikindi usigaye uzi ko usigaye unywa nk'inka kera mu rugo twe dufite inka iyo yabayihaga amazi yanywaga nk'umuvure wose none usigaye nk'ugahorobya nkayo uretse ndaguha ikindi ahubwo reka mubaze se kinya ko nabona bumeze nk'umuntu ufite ingobana ubundi byagenze gute wabonye iki ndapfa kuko napfa kuki nahita apfa kuko ntiyakanapfa imisatsi yawe porema ariko se Coco ibintu biri kumbaho ni ibiki ibintu nari ngiye gukorera umwana wanjye Coco ni ibiki Coco nari ngiye kwikora mu nda nkihekura ngiye gutera umwana wanjye icyuma ubundi biriya bintu byaje gute sigaye numva ngiye gusara ibi Coco ni ibiki Imana wande
digi mabuja witese wongeye wasaze mabuno y'indani kibiji washimva imbere wagicucuwe washaje wongeye washaje ngatwikine mabigi kuntu kireba twikinire twasaje kuntu kireba twikinire tera ndashaka dukine none uhagarare hano ukine nanjye nyine wambaye nanjye nkakina maze rero niwongera gusara uhita umbwira mujyanire